friends, welcome back again kuri Patience TV show. Nk'ibisanzwe mbahaye ikaze mwebwe mugeze ahangaha ari ubwa mbere, kandi mbahaye ikaze namwe musanzwe ahangaha muri community yacu. Imana ibahereza umugisha, ndakeka ko mumeze neza, kandi mutanameze neza biragenda neza kubera Imana. Buri Imana nidushoboza byose, nidureza kwirirwa ikaduha kuramuka gutyo rero. Uyu munsi nzanye inkuru iri bushimishe bamwe, indi iri buze kubabaza bamwe, bakubiri buze kubabaza. Ndabihanganishije kubera ko nta kundi byagenda, ubwo niko biba bigomba kugenda, buri kintu n'igihe cyacyo. Hanyuma rero guys, niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, ntibibagirwe gukora subscribe hasi, like, comment, share. Tuzagende turushaho kugenda tuganira n'ibindi bimwe na bimwe, tuzagende turushaho kugenda tugirana inama, duhana ibitekerezo, kugira ngo abari mu duce tugiye dutandukanye, bari mu bihugu bigiye bitandukanye, hagira abamenya amakuru runaka. Uko buri wese agenda amenya amakuru, tugende tuyasharinga gake gake. Guess what? Ikintu uyu munsi tugiye kuvugaho ni ikintu kijyanye na visa n'ubundi. Minsi yashize Perezida Donald Trump yahagaritse ibihugu bimwe na bimwe visa zabo, cyase yahagaritse kuba bakinjira mu gihugu cya United States. Mbihanganishije abo byabayeho, nihanganishije abari muri ibyo bihugu nyine byahagarikiwe amaviza. Ndabihanganishije ko ndabizi uburyo bibabaza, ndabizi uburyo umuntu aba yiteguye yarishyizemo iki n'iki, uko wakishyizemo ntabwo ariko bigenda. Birababaza pe, birababaza cyane, ariko ndabihanganishije mwese. Reka rero dutangire uko umwandiko wacu umeze, tutizimbye mu magambo. Perezida Donald Trump yahagaritse visa ku banyamahanga bamwe na bamwe kuva tariki ya 9 Kamena 2025. Ndabizi uratebaza ngo ese icyo gihugu ngendimo sinzi, biraterwa naho uri. Niba urimo tega amatwi wenda wumve wasanga urimo, ariko wishi wenda waba utarimo. Ku itariki ya 4 Kamena 2025, Perezida Donald Trump yashyizeho itegeko rihagarika visa ku banyamahanga baturuka mu bihugu bitandukanye. Avuga ko iri tegeko impamvu yarishyizeho ari ukurinda umutekano w'igihugu cy'Amerika. Kandi koko turebye sometimes bimwe muri ibi bihugu byahagaritswe, harimo abirasiraho ibisasu, harimo n'ibindi byinshi. Gusa wenda turetse n'iyo part, ndabizi birababaza mwihangane. So reka rero twinjire muri ibyo bihugu. Uyu munsi tugiye kuvuga ibihugu 12. Next video nzababwira iki tuzavugaho, wenda harimo abazagira akanyamuneza bitewe n'ibizaba bikubiyemo. Uyu munsi tugiye kuganira ku bihugu 12 byahagarikiwe visa. Mbese nta visa nshya, bitavuze ko uwari ufite visa mbere ya ziriya tariki nababwiye, abari babonye visa mbere ya ziriya tariki nababwiye, abo bemerewe kuza. Kereka utari wakabona visa kuva ku itariki yabisinyiyeho, icyo ni ikibazo. Igihugu cya mbere hari Afghanistan, igihugu cya kabiri ni Bonama, igihugu cya gatatu ni Chad, igihugu cya kane Congo, igihugu cya gatanu Equatorial Guinea, igihugu cya gatandatu Eritrea, igihugu cya karindwi Haiti, igihugu cya munani Iran, igihugu cya 9 Libya, igihugu cya 10 Somalia, igihugu cya 11 Sudan, igihugu cya 12 ni Yemen. Sena wibajije nk'ibyo nibajije? Wibajije nk'ibyo nibajije? We wibajije iki? Nese nibaza nk'umuntu koko wari ufite interview yamaze kubyitegura, iri tegeko rikaba rimufasha.
ndabizi nanjye byigeze kumbaho interview yanjye iba cancel. Byarambabaje ndara ntaryamye, kurya birananira umva. So niyo mpamvu rero mbihanganishije abari muri ibi bihugu, baba bavuga icyongereza, baba bavuga ikinyarwanda, ubwo ndi kubwira abavuga nk'ururimi rw'iwacu bari muri ibyo bihugu. Kugira ngo uze byasaba kubanza guca mu kindi gihugu, ukajya gushaka ibyangombwa, ukajya gushaka ibiki, kugeza nyine ugeze ahangaha. Naho kuvuga ngo muri ibi bihugu 12 mbabwiye uhagurutse aho ngaho uraje aha, byo byashyizweho umutuku. Byashyizweho umutuku, ariko siryo herezo. Nk'ubu nsigaye narize kubanza gufata ikintu kirimo amakuru nk'aya ngaya ari serious. Ubu nta gupfa kuvuga gutyo ko mbonye ikintu kirimo amakuru nk'aya ngaya serious, no kubanza ngakora research, nkabanza nkamenya kino kintu iki, uburyo mbahereza amakuru yizewe atari bya bindi umuntu akura mu mutwe. So ubwo rero inshuti zanjye ndabihanganishe n'ukuri abahuye n'ibyo bibazo pe, ndabihanganishije cyane. Bivuze iki rero? Abaturage b'ibi bihugu navuze ntibemerewe kubona visa nshya. Ntibemerewe kubona visa nshya pe, yaba iyo gutura, yaba immigrant visa cyangwa se iyo gusura, cyangwa se non-migrant visa, uretse abafite visa, abari bafite visa before, uretse abari bafite visa zari zasohotse mbere y'itariki ya 9. Abafite visa zari zasohotse mbere y'itariki ya 9 kugira perezida asinye, abo ngabo muzaza biremewe. Ariko abari inyuma yaho bana we birababaje, ariko nta kundi. So congratulations ku bari bafite visa mbere y'itariki ya 9, kandi welcome, nicyo nababwira. Guess what? Mwitegure, mwebwe muracyafite amahirwe, ariko nyine ku bandi ibi byagwiririye cyangwa se nyine ibi bigezeho ndabihanganishije, ko ndabizi Spain birababaza pe, birababaza, ariko nyine nta kundi. Nuko muri make gusa rimwe na rimwe president ngo yavuze arimo arinda ubusugire bw'igihugu, cyangwa se kuba igihugu hazamo ibibazo ibi n'ibi runaka. Ngayo nguko pe, muri make visa zahagaritswe mu bihugu 12 mbabwiye. Birashoboka ko iri tegeko rishobora guhinduka cyangwa se nirihinduke. Aho ntago najya kubabwira amakuru ntazi neza, ntizeye neza 100%. Hagize cyakora hagize igishyashya namenya, can discuss about it. Naho nonaha bino ndi kubabwira nibyo mpagazeho 100% byo. Muri next video tuzavuga ibindi bihugu 7 bihagarikiwe visa runaka. Bo ntago ari uguhagarika burundu, bihagarikiwe visa runaka, ariko bivuze ko ku rundi ruhande hari izindi bemerewe. Nuzacikwe na video yindi yo gutaha, cyo gihugu wabona urimo, cyo gihugu wabona harimo icyawe, cyangwa se ufite mushuti wawe nawe kirimo, ugomba kwicara azi ayo makuru. Gaye nguko uyu munsi twaganiraga ku bihugu 12 byagoragaye, cyangwa se President Donald Trump yasinye ko bitemerewe visa nshyashya, uretse abari basanzwe bafite abari basanzwe bafite visa zasohotse mbere y'itariki ya 9 Kamena. Ndabashimiye cyane mwebwe twabanye, ndabashimira byimazeyo ko mwanteze amatwi, kandi ndabashimira ko mudahwema kubana nanjye uko bwije nuko bukeye. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, ntibibagirwe kanda subscribe, like, comment, share, kugira ngo usangize n'abandi ubutumwa mbahaye, kuko birashoboka yuko nabo cyangwa se mu nshuti zawe harimo abafite icyo kibazo, mu nshuti zawe harimo
ibintu nk'ibyo ngibyo. Thank you for watching my video, thank you for being with me, ndabakunda cyane, bye.